Ngayo nguko niyo Bosco nyuma yo gusezerana mu murenge imbere yo kwerekana umukunzi we. Dore ko niyo Bosco yabashije kuba yakerekana umukunzi we bakabasha basezerana mu rukiko, bityo rero bikabasha kuba byanyuraho bakavuga ati se uyu koko niwe agomba kuba yanasezerana imbere y'Imana, dore ko hari haciyemo igihe cyangwa se hari haciyemo amezi atari make. Rero uyu munsi itariki 16 z'ukwezi kwa mbere niyo Bosco yabashije kuba yakambika umukunzi we impeta, abasha kuba yamubwira amagambo menshi meza amubwira ko azabana nawe kandi azakomeza kumwitaho nk'uko bisanzwe, dore ko niyo Bosco uyu munsi yabashije kuba yasezerana n'umukunzi we, yabashije kuba yarobanura kuri iyi si cyangwa se muri iki gihugu ari we yihebeye, akabasha kuba yamurobanura mu bandi amubwira ati ni wowe wanjye, ni wowe dushobora kuba twabana, ati ni wowe unyuzuza. Niyo Bosco mu byishimo byinshi yabashije kuba yamusomesha amwishimiye, ugenda ubona ko ibintu bimeze neza, dore ko ubu bukwe bwa niyo Bosco hitabiriyemo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, twavugamo nka Bwiza umuhanzi mwiza ukomeje nawe kuba yazamura urwego rushimishije, twavugamo umukinnyi wa filime uwo bita Nyambo nawe yabashije kuba yakitabira ubu bukwe bwa niyo Bosco, ubona ko ari ibintu byiza benshi bagiye bishimiye iyi ntambwe niyo Bosco yabashije kuba yatera, dore ko yabashije kuba yavuga ati ngomba kuba nasezerana imbere y'Imana nkabyereka abantu ndetse n'ababyeyi, bityo bikabasha kuba byabashimisha, dore ko niyo Bosco we nk'uko mubizi ni umuntu ukora ibintu bitangaje, ariko we nk'uko byose abikesha Imana, niko bimeze. Yagiye avuga ati byose ni Imana ibigena, ati udafite umwami Yesu ntacyo waba ufite, dore ko yagiye anavuga ati uko byagenda kose uyu ni Imana yamunyihereye, ati kandi ndahamya nashidikanya neza ko nta muntu mwiza nkawe kuri iyi si, dore ko babwira ko n'ibyamamare biririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aribo agenda anafasha Vestina ndetse na Dorcas, ubwo na Irene Murindahabi yarahabaye cyane, agenda avuga ati uko byagenda kose ugomba kuba wabana n'umukunzi wawe kandi neza. Rero hari haciyemo igihe kinini abashije kuba yamutwereka, abashije kuba yamunyuza ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakabasha kuba bavuga ati se uyu mukobwa niwe mugore wa niyo Bosco w'isezerano, ariko ubu yabashije kuba yajya imbere y'Imana n'abantu aravuga ati uyu niwe nahisemo kuri iyi si, niwe nabashije kuba nashima. Ariko niyo Bosco nk'uko mubizi, dore ko ubu bukwe bwe bwari ubukwe bushimishije, bwari ubukwe burimo buri kimwe cyose, dore ko hari harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Biragoye ko waba witabiriye ubu bukwe ukabasha kuba wakicwa n'inyota, dore ko buri wese wagize ubushake cyangwa se wabashije kuba yahagera, dore ko yinjiye batamusabye ubutumire, dore ko ibikwe byinshi cyangwa se
ubundi bukwe bugiye butandukanye, dore ko bagenda basaba ngo waba waratumiwe, ariko hano ho buri umwe wese yabashije kuba yakinjira kandi bakamwakira nk'abandi bose, bakabasha kuba bamufata neza, agenda avuga ati ibi nibyo bya mbere, ati ubu ahubwo nibwo bigiye gutangira, ubuzima bugiye kumera neza. Rero inshuti twakomeje kubona muri iki kiganiro, mwibutsa ko mbagezaho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. Rero nimba utarakora subscribe, yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.